wejo ariko gato tubaza kongera kwa updating gato ku Mavubi abantu bo mu Mavubi ndabona batubwira ko Amavubi ngo azagenda tariki 2 ubwo ni kuwa kabiri azagenda tariki 2 ariko mu Mavubi mwarimo ikibazo nubwo wenda abantu basa nkaho batariho babivuga kuri gahunda isanzwe urumva Amavubi urumva bari basezeranyije umutoza ko agihamagara nkuko bisanzwe urumva abakinyi bazahita bajya muri lokali urumva ariko babanza babishinzwe babanza kumubwira yuko baje kubwira umutoza ndetse na staff technique n'abandi bose ko ngo hari ibibazo by'amafaranga bakiri gukemura urumva ariko ngo niba hari umuntu ufite umujinya murandura nzuzi ni umuntu witwa Adeli ariko natwe yaratubabaje urumva Adeli ngo afite umujinya aravuga ati ntibishoboka turapanze mutubwiye ko duhamagara ikipe abakinnyi bakahita bajya muri camp turahamagaye koko abakinnyi kugeza amagingayo ntibarajya muri camp urumva ese bajya muri camp twabonye ko bakina imbere mu gihugu ari bangaye urumva si 8 ibe si wavugaga wenda na Manzuri Kigaraxer yavugaga nese 9 barajya camp abakinnyi 5 ba Peri n'umwe wa Rayon Sport bakora imyitozo bo bwabo bonyine umwe wetenseri Ayimana akora imyitozo wenyine Ayimana Jabir na Neo David koca ngo afite umujinya mwinshi cyane avuga ati muri kunyicira gahunda oya koca baramurebye uko yahamagaye nabo baravuga bati twaba tugiye gusesagura amafaranga y'ubusa reka bazase nkaho ahubwo icyo nemera wari wavuze mbere iyo gikorwaho bagasa nkaho bagenda kare wenda ntibagende ebyiri bakagenda bitinze 31 bagafata iyo minsi wenda kuva ku munsi wa mbere kugeza kuwa gatanu umunsi ubanziriza match bakabakoze iyo myitozo y'iminsi 5 kuko urumva nibagenda kuri ebyiri ibyo ari byo byose abazagenda kuri ebyiri nyine niba no mu Rwanda nyine ni gahunda yo mu Rwanda noneho reka tuvuge ko bagezeho kuri 3 sibyo kuri 3 wenda nibwo bazatangira imyitozo bagenzi babo bazagenda basanga wenda bambere bazagera kuri 3 abanyuma bahagera kuri 4 bazabasigaje umunsi umwe gusa mbere ya match ya tariki 6 urumva ntago mu by'ukuri iminsi izabihagije ubwo rero nuko bimeze hanyuma reka tujye kuri Sebwato ku munsi wejo twari twabigarutseho tuvuga yuko uyu muzamu wa Mukura muzamu mwiza rwose wetwaye neza muri saison ishize akaba muzamu wa saison muzamu w'Umugande kapiteni w'ikipe ya Mukura mu myaka nk'itatu itambutse wagiye bafasha cyane twari twavuze yuko adahari atari mu gihugu yasabye uruhushya kipe ya Mukura ayibwira ko ashaka gusubira iwabo Kampala na Mirembe hari Bugande kugira ngo ajye kureba bimwe mu bibazo by'umuryango akemura for family reasons niko babivuze Sebwato bamuruhushya aragenda ntihagaragara ku myitozo yo kuwa kabiri ubwo ne kwa kabiri saa 6 kwa kabiri saa 6 ntiyayigaragara muri iyo myitozo nyine nta wari yaragiye Sebwato biza kuvuga yuko equipe ya Peri iri kumwifuza ndetse ko bashobora kuba ngo baratangiye n'ibiganiro nubwo nyuma ubuyobozi bwa equipe ya Peri bavuze ko ibyo bintu batabizi nta bihari abakinnyi bazakoresha rwose umukinnyi batamufite muri gahunda hanyuma ariko tuza kuvuga yuko Sebwato nubwo ari muri izo gahunda zose yasoje amasezerano muri Mukura ariko dusoza tuvuga yuko umuzamu Diouf wa Senegal ku rugero nk'urwa 90% yamaze kurangizanya equipe ya Mukura ariko tunavuga ko harandi mahirwe nubwo ari make ko Sebwato ashobora kongera amasezerano sibyo muri Mukura ndetse tunavuga yuko bamwoherereje draft y'amasezerano kugira ngo banze acishemo amaso uri kumva my friend ahantu abo twabajije bose abayobozi bo muri Mukura uwo wabuze wari we wese yakubwiraga ko iyi case ya Sebwato ntayazi tukimara gukora ikiganiro rero naho naketse ko icyo kiganiro cyo dushobora kuba cyarazamuye noneho n'ibindi bintu byinshi cyane ku isaha y'isa 8 zishyira saa 9 uwitwa President Olivier President Kafu mwenyewe reka tunamusoza igihe Imana uwitwa Mzee Sakini urumva Sakini Mzee former vice president
uwitwa Damascene former president perezida wavuyeho uwo yivaje asimbuye uri kumva abo bagabo batatu bahamagaye muri Mukura baravuga bati ibintu twumvishe nibi bati ntasoni bati Sebwato byagenze bi bati igihe twababwiriye ntago Sebwato burya yongereye amasezerano nkuko twabyumvikanye sari kongera amasezerano gute ku mukinnyi yavuze yuko hari izindi deal arimo hari izindi offer arimo barababwira abo bagabo batatu bataho tuvugira aha ngaha nimwohereze amasezerano Sebwato aho ahari Ikampara na Mirembe urumva muyamwohereze bwangu ngo bongere iryo jambo isaha y'isa kubika uburyo bw'ikoranabuhanga Sebwato yaragize gutya yongereye amasezerano muri Mukura y'umwaka byari birangiye inzego zanjye z'ubutasi hano hari akantu nabashije kubona ariko my friend nkunda Axel yiteretse my friend ari ufite ibintu abantu bose bo muri Mukura bashoboraga kwegera bamwe na telefone bazikuyeho aka kantu nagakuye ku nshuti ya Sebwato biganye muri primaire niwe wakampaye Ikampara aka kantu karagira gati kanyagwa kagiye hera asiyo we tondesha barakanyoroshe nawe ugire bwangu ariko tujye mu yindi miriro karivi wanse kagurutse urumva ngiye muri detaye bamenya ko uko byagenze urumva ariko asinya umwaka umwe w'amasezerano biragaragara rwose nyine kwa kundi harya babyita ngo iki kumwe ushobora gusinya online nyine kuri scan PDF ntuzi scan ukabona ko sinyatiri iriho nayo ukuntu babyita muri terime z'abahayiti urumva arawusinya umwaka umwe dore rero ikintu gihari saa 5 mu kanya ihuye hagiye guterana inama y'ubuyobozi bwa Mukura ambonye bafite inteko rusange Assemblée Générale ku cyumweru iyo nama irimo igiye kwiga kuki no kuvuga ngo muri Assemblée Générale Mukura igomba gupresenta abakinnyi bose izakoresha mu mwaka utaha w'imikino kuko kucyavuga imbere y'abayobozi ni ukuvuga ngo rero ikibazo cya Sebwato kigomba kuba cyarangiye ariko n'ikibazo cya Dioufra muzamu wa Senegal wa Cani kigomba kuba cyarangiye kuko uriya muzamu yarakiri Bugande ndetse uyu munsi hari umwe mu bantu bo muri Mukura bagombaga kujya Kampala kugira ngo barangizanye n'uriya muzamu wa Senegal urumva kuko byari byarangiye ni umwana nguri kubahamagara cyane avuga ati mwavuganye na federation yacu ya Senegal mukavugana na directeur technique ibintu byose bakabikora mu nzira vuba ngewe nkaza aho ngaho mu Rwanda gukina ni ukuvuga ngo bamaze kumuha imbanziriza amasezerano none rero ikibazo gihari kandi kigomba kuba cyakemutse muri Assemblée Générale ku cyumweru ari na cy'inama igiye kwigaho Sebwato ko amwongerera amasezerano y'umwaka uri kumva nuriya musore ukaba baramuhaye imbanziriza amasezerano ndetse n'umuntu agombaga kujya Bugande kugira ngo aferi yose irangire impamvu bashaka kujya Bugande hano muri Mukura uriya mwana we ntabwo yavuye Bugande aza hano direct kubera ko afite passport de service agomba gusubirana muri Senegal n'ikipe y'igihugu ya Senegal niyo mpamvu rero bashakaga kumusangayo kugira ngo ibi byose bikorwe ubwo rero iyo nama ya saa 5 igiye kuba mu kanya saa 5 iraza gufata umwanzuro bareba ibyo ari byo muri Assemblée Générale ya Mukura ku cyumweru ibyo byose bizaba byakemutse ariko nanone soza yego izandani ziravuga yuko Sebwato no bwasinye umwaka atizewe muri Mukura 100% ahubwo ngo bashobora kuba batekereje kumwongerera amasezerano nk'umukinnyi nk'umuzamu wa sezo witwaye neza kugira ngo n'ikipe yamutwara igira ikisigira Mukura nemibare aba babingo bavuga kuri ane ko rusange akunda nyine abakinnyi basoje amasezerano kuri ane ko rusange ari ibintu bitatu bizigwa wenda tunatanga information kuri Mukura Victory Sport yes no kurebera hamwe umusaruro wa Mukura Victory Sport mu myaka 2 y'imikino ishize sezo 2023-2024 na 2024-2025 kurebera hamwe icyerekezo cya Mukura Victory Sport Erwazil mu myaka 3 itaha bafashe 2025-2028 kuzuza inzego z'ubuyobozi bw'abafana nabyo birimo ubwo ni ku cyumweru saa 3 kuri Light House yari akabisa ni wazabera inama yene ko rusange ya Mukura Victory Sport Erwazil abadukurikiye abantu baribaza koko Sebwato yifujwe na APR
niba kuko yongeye amasezerano igisubizo mfite ni wowe aho hantu uvuye angaziramo bikivugwa nibutiye kubaza muri APR barambwira bati usibye n'uwo nguwo murimo hatiriza kugura ngo muhawe nayo gadi ko nawe ngo yaraguzwe nababwiye se bwato bambwira n'undi urimo kuvuga baravuga bati rero sinzi ababiri inyuma n'ababyifuza ko tugura abazamu ariko abazamu dufite ibyo muvuga ngo bakoze amakosa mu mikino twakinnye n'iki bati nta muntu udakosa nabi Burayi bazima rimwe aramuka nabi ubundi agafata neza ntawe udakosa bazikosora ati umukinnyi ashobora kubyuka akabyukira ibumoso ariko ninde uyoboye yuko Pierre yatanze shampiyona nyinshi muri APR atanatse yase za APR idatsindwa ati twebwe abazamu dufite ni batatu nta numwe duteganya kongeramo nta numwe duteganya gukuramo nuko nge bambwiye message ni wishaka ndayikwereka nanjye rero nabajije muri Mukura ndababwira nti ibintu bya Sebwato muri APR baba barabavugishije ko bamushaka muri Mukura nta bantu bavugisha kuri pe barambwira bati twabaho twitwa twe ntabwo twize tubona call cyangwa message cyangwa email ivuye muri APR ivuga ko wenda yaba yifuza Sebwato ndavuga nti se ubundi Sebwato yongera amasezerano byibura icyo cyo tumenye ngo nuha ngo umukinnyi wasoje amasezerano ntabwo wajya kuvugana n'ikipe yahozemo keretse wenda yarongera amasezerano uvugisha umukinnyi direct barambwira bati yasinye kera bura Sebwato ngo yasinye kera ko bambwiye barambwira ati ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi Sebwato ngo yari yarasinye amasezerano ariko Mukura irabiceceka yabitangaza bituriza ariko birasa naho babikoze kuri pressure yabo bagabo Axel yavugaga kubera ko muri Mukura bari barafashe umwanzuro kujya bakinisha uyu muhungu witwa Jarike yari Jarike nyuma azuye umunya Senegal mu mibare urumva rero Sebwato abashyira mu mibare nibwo bahise bavuga bati Sebwato reka tumugumane bagiye pressure kumusinyisha katurinde turebe twihutewe dosiye yo Sebwato tuyisozeho signatire bakora online bayita digital signature digital signature kabisa ubwo rero reka tumanuke muri Rwanda Premier League ntabwo turi buvuge fixtures zose turavuga umunsi wa mbere uburyo upanze ariko abantu iriya fixture bataperi na Marine kweli none se abantu baza no gusobanukirwa ariko uburyo no za pena Marine n'ubundi ziba zakira iyo wazihuza mu kwa gatanu cyangwa kwa kangahe n'ubundi ziba zakira urumanyekira abantu bavuga ngo baragira ngo itangire ngo ifitiye morale mu byukuri izabi tumenemo fixtures Rayon ifitiye ku munsi wa mbere APR ifitiye ku munsi wa mbere byuze ugeze ku munsi wa kabiri none dushakire Rayon na APR niho mukina abantu benshi babategereje bavuga bati are izakirwa nande izakinwa ryari yego gahunda y'imikino ingengabe ya shampiyona ko imikino izakinwa ku munsi wa mbere wa shampiyona sezo 2025-2026 nkuko twabivuze igomba gutangira ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo ikaba izafungurwa ari ku munsi wo kuwa gatanu nye birumvikana ko izo tariki zizahura ku munsi wo kuwa gatanu bizaba ari byiza cyane zaba ari Friday ishyushye cyane shampiyona yatangiye ikaba izafungurwa n'umukino uzahuza ikipe ya Gorilla Football Club ni ikipe ya perezida wa Rwanda Premier League yitwa Haji Yusufu Mudaheranwa ikipe ya Gorilla rero kuri Kigali Pele Stadium izaba yakira ikipe ya AS Muhanga na ikipe mu byukuri yakoze pressure zitandukanye Gatera kina na Gorilla yigeze gutosa yatoje yanavuyemo nabi nabyo byibuke zaba ari umuriro urumva zaba ari umuriro iyi Muhanga ubwo nibwo tuzayibona hanyuma bukiye bwaho azaba ari ku gatandatu tariki 13 z'ukwezi kwa 9 Etincelle izakina na Gasogi bakinira Rubavu kuri stade Umuganda Etincelle yamaze gushyiramo Manase Mutatumbedi na mwene datu yo Kayitaba Jean Bosco Etincelle umuntu uzajya hakora tato azajya ashima Imana Kayitaba Jean Bosco na Manase Mutatumbedi kuri stade Umuganda karere ka Rubavu wanamaze kumwisiramu bizaba bigoye cyane bikomera cyane ari itozwa n'umutozo witwa Rumami Marcel aba bakinnyi bombi azanye aba Manase na Kayitaba babanye muri Gasogi kera kizamuka murabyibuka ni impamvu yabazanye Manase ngo yarabanje anaba mu Islam ararahira rwose abagiye mu Islam cyo bita shahada ninjiye urumva izabakire Gasogi
y'abana bato 10 bazamuwe Gasogi ntabwo bagize precision iyo uvuze Gasogi na Etincelle njya nibuka match yateje ibibazo hagati ya Gasogi n'abakinnyi bamwe bavuga ko match bayigurishije cyangwa se bayirekuye ndibuka Etincelle irasa ni 6 ni 7 sinjya mbyibagirwa ibitego muba cyane. Hanyuma rero kuri iyo tariki za 6 n'ubundi Bugesera, ikipe ya Bugesera ya President Jackson ni uyoboye Bugesera ubu ngubu. Bugesera izaba yakira ikipe ya Gicumbi, bazakirira i Nyamata saa 9. Gicumbi ifite umwataka uteye ubwoba umwataka w'umunya Congo Brazzaville ngo azaza muri ba rutayizamu azitwara neza Gicumbi. Hanyuma rero uri umunsi wa kangahe ruriho? umunsi wa mbere umunsi wa mbere kuri uwa gatandatu Mukura Victory Sport Elwazir twavugaga izatangira yakira Musanze kuri stade Kamena. Musanze ya Marcel Dikume kwate mediateri defender aho sakina ariko none urujyo buremereshya Musanze ngo yazanye umukinnyi naherukaga kera muri Etoile witwaga Kwavu Jean Berkimas defender atari Kwavu Jean Berkimas arimo cyane ngo ateye Kwavu Jean Berkimas ari muri axe Musanze nimwe mu equipe zafite axe ikomeye cyane. Ubwo uwo mutoza ni Ruremesha uri gutoza Musanze yakomeye niyo mpamvu yisane Marcel Dikume. Polisi na Rutsiro bazakina kuwa gatandatu bakinire kuri Kigali Pele Stadium. Polisi na Rutsiro match ikomeye cyane. Rutsiro bareba nibo babona amanota. Umukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona uzakinwa kuwa gatandatu ku isa 12 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Uzahuza Kiyovu Sport na Rayon Sport. Kiyovu na Rayon umunsi wa mbere wa shampiyona saa 12 n'igice kwitara. Ariko se abayovu barahari bariho abayovu badahari se ntitugiye kubajyaho mu kanya ba Paplay bamanutse bari Nyamirambo nta mu kanya ntaho dufite aba bana b'Amavubi baracyarimo Kiyovu ba Cedric barakontorora Cedric baruburiye nubwo yagira imyaka 80 ameze neza. Kiyovu ni ikipe man ibiteye ubwo ko yacecetse se kutigeze ivugwa iracecetse nyine iri kwikora kijanja kinyamugi ariko abantu bazatungurwa ntacyo nijeje abari nigiye gukina Rayon Sport kuri jone ya mbere ntacyo nijeje abari ngo ikintu gishaka kuba kigiye gusunika no Kiyovu abantu noneho bagaguruka niyo ibintu bigiye kuba biteye ubwo Kiyovu yarifite babana ubushize twabonaga ko bakeneye kuzashyirwamo experience y'abakinnyi nk'abo ba Cedric nk'uyu Paplay noneho muri Kiyovu Sport abonye impamvu y'urugamba cyane araza kuba imipira y'iminota agiye kwereka abareyo ko bamwibeshyeho urumva match ya mbere kwitawurana yavuyemo urumva icyo bivuze muri ruraka. Hanyuma ubwo birumvikana Kiyovu bambwiye ko izajya hatakirwa n'umwataka kuva muri Nigeria. Wari umwataka wazavana muri Nigeria azabageze i Kigali. Bazakina na Sport rero saa 12 n'igice kuri Kigali Pele. Hanyuma ubwo saa 9 azaba habaye match ya AS Kigali n'Amagaju mu gihe umukino wundi wagomba guhuza ikipe ya APR na Marine yo warasubitse. Warasubitse kwero kwa peza biri muri Sekafa. Ibyo biri muri Sekafa birumvikana. Uribaza umukino wa APR na Rayon Sport. Niwo nagiye kubaza Ibya. Azaba ari kuri june ya 7 ari kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa 11 ku Mahoro Stadium saa 9 APR nizakira match ya saa 9 bagiye babimbabarira. Saa 9 kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa 11 iyo saa 9 y'amahoro bagiye bayobarira abantu. APR yakira Rayon Sport muri weekend nta kazi gahari Karangwa kuko ari ku cyumweru wambwira saa 9 wabaye coordinator w'imikino myinshi ya kafu match ya saa 12 derby kuki uyizana ku manywa ya Rukambi Kigali zuba ryaka ibyo bintu koko watubabari nagakire saa 12 abantu baveyo gatandatu abantu babakora n'akazi abacuruzi special physique ntago ari abakinnyi bayikeneye gusa n'abafana turayikeneye abantu n'abanyamakuru turayikeneye gatandatu birirwa baruhuka abandi bari mu mirimo saa 12 bahurire muri stade Amahoro saa 12 njye nabuze umuntu wapanga match ikomeye cyane ku Mahoro saa 2 z'ijoro bavuye mu isabato saa 2 z'ijoro ira stade iraka bro ira stade yakubugira ngo ni ku manywa ari saa 7 z'amanywa igihe abayirengagije ko bajya mu ntara oya barara none sugira ngo match zijya saa 4 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro mu Iburayi babirengagije abantu turi Manchester match yabereye irondere ariko ntari rarenga ibyo byanyuma muvuga umuntu yashaka kureba umupira no mata watarawure byose ni ibitekerezo kandi ni mu nyungu z'abanyamupira bashobora kuzabyigaho nta kibazo ariko derby nayo ikwiye kujya saa 9 pe Axel ndabeshya
Oya nibyo. Amasaha y'amagoroba niyo. hanyuma saa 12 da Ariko Ruva, Rayon Sport izakurikiza ze match ebyiri. izakurikizaho polisi nubwo igiye gutangira ikina na Kiyovu ikurikizaho polisi ikurikizaho Gasogi Ikurikizaho Gasogi nibyo. Ago Rayon ifite fixtures nk'iza Rayon Arsenal Sport polisi Rayon Sport Gasogi Rayon Sport Gasogi Rayon Sport Rutsiro mana yo mwisho nkuko mubona Arsenal ni Rayon neza bateretse hariyo Ayo manota 9. Rotfi Ayo manota 9 ni igipimo. ni igipimo pe igipimo cyanyacyo kiwango Rayon Sport rero turacyayiriho mumbwire abanyasenegali baraza kuko nibataza biragorana abanyasenegali bagomba kuza n'itegeko ryaturutse byo kubekebesha bya bintu mwabeshega usigiye mwavugiye ngo baraza ngo barishyuwe nakubwiye ngo biki nibiki ko batararangira reka nkubwire ni itegeko ryavuye ibukuru barababajije ngo muzaza cyangwa ni muzaza kuri iyi nshuro ntabwo turi kubinginga kubera ko twamaze kubaha ibyo tubagomba twabahembye ukwezi kwa gatandatu imishahara erukritoma nta kintu na kimwe Rayon Sport barimo nta kintu na kimwe barimo n'amatike y'indege byose yarabahaye byamaze kugera i Dakar muri Senegal ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa karindwi baraguhembwa ndetse hari n'abataraguhembwa bari i Kigali for information hari abari mu ikipe bari gukora imyitozo bataraguhembwa ariko Rayon Sport igerageza kuguhemba abanyasenegal bataragera i Kigali bataraza mu myitozo nta rwitwazo na rumwe kubashakaho umunyasenegal nawe afata telefone ye Isudianye na Faringanye abwira president ati president twabanye neza humura ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 azaba ari kwa mbere tuzatangira imyitozo na Rayon Sport tariki ya mbere z'ukwa mbere akse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 z'ukwa mbere tariki ya mbere z'ukwa 9 ni kuwa mbere tariki ya mbere bizaba ari kuwa mbere bande rwose mu Nzove abafana ba Rayon Sport iberiki ya mbere mwavuze ari myinshi nimujya mu Nzove mugasanga abanyasenegali badahari kuko ngo babanje kugorwa n'ibibazo by'indege wabo kuza baravuga bati rero twebwe twamaze kubona itike y'indege ku buryo tariki ya mbere tuzaba turi Kigali z'ukwezi kwa 9 bagakomeza imyitozo na Rayon Sport ariko baranavuga bati hano turi nitwicaye abanyasenegali burya ku kijyanye no kwitabira umurimo n'abambere ngo bakora imyitozo mu makipe y'iwabo nkuko ubumanzi yajya muri apera gakora imyitozo bafite amakipe yabo bakoramo imyitozo kugira ngo bazaza bari ku rwego rwiza umva fari we abakorera hanze ntabwo arakira neza niya myitozo yoroheje yo kuzenguruka ikibuga akora kuri baro gake ariko wenyine nta contact yakorana n'abandi tubarindire bazatangirana na Rayon Sport ibyo nabyumvise ubwo ruvuga ngo nitababona ku ya mbere ntibazaza ntibazagaragara cyangwa ntibahari kuwa mbere ntabwo ari kera hanyuma update gato y'amasegonda 2 match ya Kiyovu na Bugesera igitego kimwe cya Cedric yamaze kugishyiramo uwitwa James Arahari Mbonyi Placide Makenzi Ishimwe Rene Yakubu Kedi Bayo Mutunzi Cedric uyo Ernest ninde ngo witwa Ernest Tari sugira sinzi ne bari sugira ukanza abantu ndagira ngo gatoya cyane Kedi muri Mediane na Bayo uri kumva Mediane na Cedric na niyo mana nyagasani bareyo ruvuye komereza cyakora niyo David bareyo nacyabarimo ubu ni kimwe kindi Bugesera naco Bugesera rishyuye bari gukinira Bugesera yewe ndacyari muri remwe imvana yo mbwira papure bamurekuye yagiye muri Kiyovu mbwire Patient ndi kuri yo Patient bamurekuye cyangwa babatije ikintu cyabaye ni kimwe papure yaravuze ngo niba mutankeneye nge igipimo cyenda kizi mumere Rizire ategeka kwishakira ikipe ibyo byo kuntiza we na mwene wabo Patient bari abarundi nabatiye baravuga bati muradutiza heza niyo mutadushaka mudere Rizire dusesa amasezerano cyane cyangwa niyo mudukeneye dukine ntabwo ndi ku rwego rwo kujya gutizwa ntabwo bikunda bana Rayon Sport iravuga iti n'ubundi umutoza ntabwo abafite mu mibare tubahere Rizire dusesa amasezerano bishakira ikipe ariko ubwo bavugaga ibyo papure telefone itava ku gutwi hagati na hari Nyingo Francis Christian Mbaya mwene wo Murundi amubwira ko mbona uri gupfa ubusa wakiziye kumumena Cedric Papure diwo direct Tanganyika ivi na ivi urango papure ko bitaza koro diwo Tanganyika tayari Axel igitekerezo cyanjye Rayon Sport ikoze ikosa ryo kurekura papure abareyo bose bumye
ndabivuga ikintu iki ndabivuga ikintu iki ntabwo turi kubirebera muri mediane turi kureba icyo Rayon Sport ageze mu busatirizi kandi paplay nk'umukinnyi w'umupolivara ushaka gukoreshwa afasha na attack cyane nicyo ubushize paplay cyose ntabwo bafite abata mu gihe nabirakomeye dore ikibazo gihari cyane gikomeye tubabara abataka ba Rayon Sport urareba none se reka mubwire Ruvuya tubabare uyu munsi turabara ari forunganye ahazazira rero kese wikwimyoza ahazazira azabishyiramo hari yungu nabonye ufungisha Bingi Bero Shabibo Axel ebana hari Habimana Yves murajya gupapura kinehe ariko uziko uyu papura yava mu magaju niwe mukinnyi wari waratanze imipira myinshi yavuyemo ibitego ubikombere n'ibitego yatsinze wari ufite imibare myiza kurusha abandi bose bamuhaye sezo yose ngo yigaragaze byaramunaniye ahageze yasanze kapiteni Muhire Keve kuza kubona umwanya ariko na kapiteni kubona umwanya byari bigoye ariko aho Keve agendeye precise nakoze iki utamugerageza cyangwa uburwara n'ishaka aho rero yibaza ibe kuri iki wibaza icyo wibaza rero buretse gato ya Ruvuyanga uyu munsi uvuze ku kintu gikomeye ati muri precision yakoze iki hari aho wigeze ubona umutoza pairinga uwitwa paplay wenda ku 10 ngo atereke ku 8 uwitwa Bedi gatandatu atereke Sef cyangwa Aimable cyangwa se bari kumwe papre icyo kintu rero dore ikintu gihari njya nibuka ibe njya nibuka Kiyovu Sport Bedi ayirimo ndibuka afasha uwitwa Frodoa na Pichu kuba beza burakina afasha uwitwa Bedi noneho umushyizeho umurundi mwene wa play nawe utashidikanya ku mupira ku kirenge iyo communication ubwabo bayikoresha bwa bwumvane bagahuza mu buryo bw'imikinire buri uri kubaka equipe uri muri pre-season cyangwa uri gutegura equipe ugerageza amakombinezo mu buryo bwinshi bareyo nge ntago nemeranya na Axel na Ibya byo bavuga nge naje mbabwira impamvu papure yagomba kuva muri Rayon uzemezwa na Ruhango uretse icyo bita Ruhango reka nge namamaze reka twamamaze nzabwira bare impamvu mboni muri gakondo nzabwira bare impamvu papure yagomba kuva muri Rayon Sport reka twamamaze mbabwira impamvu ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less yego hanyuma rero turacyaganira mu rubuga rw'imikino mu isaha ya kabiri twizera ko mumeze neza cyane muri abantu basuhuza kuri YouTube badutashya cyane cisha murebe abareyo barishimye abareyo message ziri kumanuka ebana digwegerezeho nkabona message ziri kumanuka mbona ni nyinshi ngo papure rwose ntako batamugize uyu muri turi kumwe cyane nta kintu yigeze agaragaza muri Rayon uyu mureyo niwe wanjye uyu nguyu turi kumwe ntusiyagaragaje uzaho tutari kumwe urwego reka njye mbere yuko na mentioning ikintu nshaka kubwira abareyo gituma papure agomba gusohoka muri Rayon Sport uruzina rwitwa Rayon Sport rwaramumuremereye rumera nka etage imuri mu bitugu uruzina rwitwa Rayon yavuye mu magaju ari umukinnyi mwiza ku Frozen kare zikajyamo penalty set pieces zose ari uzitera zikajyamo ndani assist ari uzitanga atsinda ibitego atanga na assist ariko ubaze muri Rayon Sport imipira y'imiterekano yatsinze ni iyi ubaze assist yatanze ni izi mu mikino mike yabashe gukina ubaze ibitego yatsinze ni ibi ndabivuga nge mu buryo Rayon Sport ryaramuremereye uribuka ikintu Muhire Keve yavuze champion irangira Muhire Keve yaravuze ngo ntihazagira umuntu urenganya abakinnyi bo muri Rayon ikibazo aho kirigaragaza ni mu buyobozi reka mbyongereye ikindi kintu kimwe Axel Rugangura na Ibya ndavuga mu buryo bubiri buriya twebwe mu Rwanda turi mu bantu bakirebera umupira mu buryo bwacu cyangwa mu ndererwamo yacu twebwe twumva expectations zacu arizo zagena imigendekere
y'umukino cyangwa se kubaho k'umupira w'amaguru twebwe wagira ngo twe dushaka kubaho kwacu. Impamvu mbivuze ni iyi, umukinnyi burya kenshi ntumuremera mu ndererwamo y'umwaka umwe. Icyo nge mbanza kureba ni kimwe, uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza, tujya kumuzana yari mwiza, icyo urabanza ukavivura muzanye ko yari mwiza. Icya kabiri rero Ibya yavuze ikintu gikomeye, Paplay ni naho hakorewe amakosa bajya kumuzana. Ese imikinire ya Paplay twe muri Rayon Sport yacu byakunda? Ese umwanya akinaho uwo mwanya muri equipe yacu arawufite? Abivuze neza Ibya yahasanze kapiteni Muyirekere. Paplay yari yeranje bamukira ku ruhande akanagerageza akabyara umusaruro kuruta bari maje asimbuye kuri match nyinshi zagiye zigaragara. Uyu munsi rero wa mwanya atabonaga kubera kapiteni, wa mwanya yakawubonye kuko reka nkubwire ubu se Chelsea we bajya bavuga Chelsea turamweruka, Chelsea bajya kubwira abareyo ngo azaba umukinnyi igitangaza twanamubuze yivunikiye. Uyu munsi rero ahandi nari bugaruke no kuvuga ngo ese kumurekuye ufite nde kuri uwo mwanya wakwizeza abareyo ko ari igitangaza ku buryo arekura Paplay. Uyu munsi ku isoko Rayon hari ibimenyetso by'uko yazana uwo mwiza ko kuvuga waruta Paplay. Ibyo ni ibibazo abareyo bakwiye kwibaza. None se ubusigaranye ba Fisto kuri uwo mwanya reka ajya muri Kiyovu kumugani uzabureba match zabuze Kiyovu cyane rwose ntakiri i Kigali kuri Ruhango mbona cyari i Kigali azabatera football i Kigali bazanihurira ku mukino wa mbere. Erega ashobora kuba Paplay muri Magaju ariko akisanga muri equipe nyine bahuje indeshyo. Amagaju na Kiyovu se barareshya se. Oya izina Kiyovu ushobora kutamuremerera ugasanga wenda naremereye byihoreye. Uriya muryogo abaguhumekeraho umuyovu muvuga umuyovu se ariho ryari? Umuyovu ko yaruha kubaho ku bwa Juvenal. Umuyovu nyuma ya Juvenal umubonye he? Umuyovu n'umurebe kugira ngo bataniye pressure y'abayovu. Umusore uyu muvandimwe yagiye kuri pressure y'abareyo ajya kuri mufana ataramenyereye no mu Burundi wasanga atarigeze amubonaho. Urumva pressure yihe? Pressure Kiyovu ni iyi ari pressure iyihe yimbwira barakubwira ngo aho kugira ngo utsindwe na Rayon iyi match izabahuza kuri juru ya mbere aho utsindwe na Rayon iyo niyo pressure Kiyovu wayivamo kigendera igasigara idahari uzabureba ariko wowe aracyahari. Paplay umukinnyi mubi nabisubiramo ariko Rayon Sport ni izina ryamugoye pe riramugora baragerageza baragoragoza barebye kuri abareyo ahubwo. Okay. Barebye kuri ubwo hasigaye Bagayogo na Fisto kuri uriya mwanya ku 10 ahubwo tubijyane n'abandi batizwa ubwo ndi kuri Patient na Paplay barajya muri Kiyovu amakuru menshi ni haberekeza hanyuma Asana na Inosa birashoboka cyane ko yajya Muhanga ko Muhanga yamwifuje hakiri kare. Muhanga biri kuvugwa na Gicumbi ariko cyane Muhanga mu gihe mugenzi wabo witwa Ganijuru Eri AS Kigali ngiye kubimufasha ngo nuko bimufashka bimushyizaho akazaganganira umwanya n'umuhungu witwa Dusinyizimana Gilbert. Ubwo nuko bimeze. Dusoze muri Rayon Sport mumwira Rastaman wagaragaye mu nzove ibye bite uyu munya Nigeria Charles gukina gatandatu ngo irindwa mu Charles Eze Chinedu ari muri nawe ameze nkaho ari muri teste ariko ngo ni umukinnyi w'umutoza ngo nawe mupropoje umukinnyi muremure cyane wa metero ngo hafi 195 na 6 ngo wabanje no kugorwa no kubura ikabutura yambara kubera ubusore bwe kubera bya bitako kubera amatako ngo akina kuri 6 ariko bakurikiye imyitozo ngo nta birenze ariko ziko n'imyitozo yakoze yambaye ikabutura y'umukara ntabwo yambaye ikabutura ya Rayon Sport yambaye ikabutura y'umukara ubona ko atari ni ya football zimwe ushobora kugera muri basket biraho nyine ntago ngo ntago ari umukinnyi ukabije nyine w'umuhanga bijyanye n'intego za Rayon Sport cyane cyane nyine zo kujya mu zo gukina imikino nyafurika nyine Confederations. Katano tujya muri Nyamukandagira abakinnyi ba Peri bahamagawe turabagarukaho ako tuvuga na Nimara uko bimeze na Nimara yego Nimara Sayimana ngaho banza ubabwire Ibya box cyane reka twihute tubabwire ko bashaka ni nka 30 tubabwire ko mugomba kuba mufite agasanduku k'iposta ngendanwa digital Ibya box abantu bamenyereye Ibya box itagendanwa ariko ubu ngubu haje agasanduku k'iposta ngendanwa digital Ibya box hanyuma rero ko ugomba kugatunga nugukanda akanyenyeri
881 akanyenyeri 631 urwego. Numara kugakanda utugendane. Urahita ukurikiza amabwiriza ugende wuzuzamo imyirondoro yawe. Hanyuma uraza guhitamo 3. Ubwo no hitamo 3 urabuhisemo kwitamo na IPO box. Nyuma yo kuba ufunguje agasanduku